Turabashimira abakomeje gukurikira Veda Morning TV. Tugarutse mu kiganiro Imbamutima. Uyu munsi turaganira ku buzima. Ese ubuzima bwacu twabamo gute? Ni izihe nama twagira ku buzima bwacu? Ikiganiro ugikurikira kuri Veda Morning TV kandi dukomeje kutubashimira. Ubuzima ni ishuri, aho twigira amasomo buri munsi. Buri kintu cyose cyabaye, cyaba cyiza cyangwa kibi, kitwigisha ikintu cy'agaciro. Intsinzi yigisha icyizere, igihe cyo gutsindwa bitwigisha kwihangana no kwihanganira. Abantu duhura nabo baba abarimu beza bacu, kandi imbogamizi zihinduka ibizamini byacu. Muri iri shuri nta byumba by'amashuri bihoraho cyangwa ibitabo, ariko ibintu bibera mu buzima busanzwe ibyo biyobora imyigire yacu. Amakosa si ibihano, ni amasomo yo gukura. Uko turushaho kwitegereza, gutekereza no gutera imbere, uko turushaho kuba abanyabwenge. Ubuzima ntibuhagarara kwigisha, kandi ntuzigere uhagarika kwiga. Iyo dukomeje kwicisha bugufi, gufungura ibitekerezo, ubuzima buhinduka mwarimu ukomeye kurusha abandi bose. Intsinzi itangira mu bitekerezo byawe. Intsinzi itangira n'amafaranga, umwanya cyangwa kumenyekana, ahubwo itangira mu bitekerezo byawe. Uburyo utekereza bugira uruhare mu byo ukora. Imitekerereze ikomeye kandi myiza ni ishyiraho urufatiro rwo kugera ku byo wagezeho. Niba wizera ko ushobora gukura, uzagira icyo ukora. Niba uhora wishidikanyaho, ushobora kutazigera ugerageza. Ibitekerezo byawe bigira ingaruka ku ngeso zawe, kandi ingeso zawe zigira ingaruka ku musaruro wawe. Komeza urugendo nubwo inzira yaba igoye kandi idasobanutse neza. Ingorane ni kimwe mu bigize urugendo rwose, kandi zigufasha gukomera. Iterambere rishobora kuba rito, ariko intambwe nto ni ingenzi. Reka ubwoba cyangwa gutsindwa ngo bikubuze gutera imbere. Wibuke impamvu watangiye, kandi wibande ku ntego zawe. Gukora cyane, kwihangana no kudahindagurika buri gihe bizana umusaruro uko igihe kigenda gihita. Hari iminsi uzumva unaniwe, ntuzacike intege ko ntacyo byazakugezaho. Izere kandi wizere, komeza ushikame, komeza ugire icyizere, kandi komeza utere imbere kugeza ugeze ku ntsinzi yawe. Ubuzima bwuzuyemo imbogamizi ndetse n'ingorane. Buri wese ahura n'ibibazo mu buzima, ariko gutsinda ni iby'abadacika intege. Gucika intege bihagarika iterambere, mu gihe cyo kwihangana bitera kugera ku ntego. Iyo duhuye n'ibibazo, biroroshye kumva ducitse intege, ariko ibihe bigoye bigaragaza imbaraga zacu no kwihangana kwacu. Buri gutsindwa kutwigisha isomo ry'ingenzi, kandi bikadutangira intsinzi y'ejo hazaza. Kudacika intege byubaka icyizere ndetse n'ubutwari. Bidufasha kuvumbura ubushobozi bwacu nyakuri. Abantu badatsinda siko badatsindwa, ahubwo ni abakomeza kugerageza nubwo bananirwa. Gukora cyane, kwihangana no kwiyemeza ni ingenzi kugira ngo umuntu atsinde intsinzi. Intsinzi ishobora gufata igihe, ariko imbaraga zihoraho zihora zitanga umusaruro. Intambwe yose nto ijya mbere ni ingenzi. Izere ubushobozi bwawe bwo gukora. Ikibazo uhura nacyo ni ukwitoza, si uko ari igihano. Intambwe ntutera mu buzima bwawe zizana impinduka zidasanzwe,
uko igihe kigenda gihita. Kandi kwihangana bizahindura imico yawe, iga gutsindwa, wishimire iterambere ryawe kandi ukomeze gutera imbere. Dusoza ikiganiro cyacu imbamutima kuri Veda Morning TV, kutigera ducika intege niryo pfundo ry'intsinzi. Dufite ubushake bukomeye no kwizera muri twebwe ubwacu, dushobora gutsinda ingorane iyo ari yo yose no kugera ku ntego zacu. Komeza ugerageze, komeza wige kandi ntucike intege. Turabashimira abakurikiye ikiganiro imbamutima kuri Veda Morning TV. Turabashimira ko mudukurikira kandi tukabashimira n'inkunga mudutera. Abatarakora subscribe, mukore subscribe kuri Veda Morning TV. Ya muri YouTube searching Veda Morning TV, urabona channel yacu, mukore subscribe niho muzajya musanga ibiganiro byacu. Ikiganiro imbamutima, ikiganiro nakagaruka, tuzasubira undi munsi. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.